Turi ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nk'uko mubibona ku mashusho aho twaje kumva urubanza ruregwamo Rwema Pascal mwaramumenye cyane hano kuri iyi mihanda mu bihe bitandukanye yanyuzagamo akanatebya akavuga ko ari perezida wayo. Muri kumubona ku mashusho aho yaje mu bujurire ni ubujurire ariko bwahise buzamurwamo inzitizi zazamuwe n'uyu Rwema Pascal yifashishije ingingo z'amategeko nk'uko n'ubundi mu bihe bitandukanye yagiye agaragaza ko yihuguye ku mategeko rwose kuri ino nshuro no mu rukiko yabigaragaje cyane cyane ko Rwema Pascal yahereye ku ngingo cyangwa se inzitizi yazamuye yashingiye ku ngingo y'157 ndetse n'ingingo y'158 ya CPC CDS A. Iyi ngiyi rero akaba ari ingingo igaragaza iburabubasha ku rukiko rwaburanishije urubanza rwa Rwema Pascal. Ahangaha rero yagaragaje ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaburanishije urubanza rwa Rwema Pascal rutari rufitiye ububasha, agaragaza ko ububasha bufitwe n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo nk'uko biteganywa n'itegeko. Ibyaburanishijwe, ibyemezo byafashwe, ibyabaye byose muri urwo rubanza byahita biteshwa agaciro. Ahangaha yashingiraga ku kuba avuga ko urukiko yaruburaniyemo kuko yafatiwe Kimihurura, nyamara we akavuga ko yafatiwe i Masaka akajyanwa Kimihurura aho yabarijwe ndetse akanafungirwa. Ibi ngibi rero umunyamategeko we nawe yabishimangiye avuga ko ahubwo bibaye ngombwa Rwema Pascal yahita arekurwa, asaba ko urukiko rukwiye kubisuzuma ko yahita arekurwa kuko afunzwe n'icyemezo cy'urukiko rutabifitiye ububasha. Ubushinjacyaha bwabajijwe icyo buvuga ku nzitizi zari zamuye na Rwema Pascal, maze ubushinjacyaha nabwo bugaragaza ko ibyo Rwema Pascal avuga n'umwunganira bidafite ishingiro, cyane cyane ko bwashingiye ku ngingo ya 10 bugaragaza ko Rwema Pascal yafatiwe mu murenge wa Kimihurura, bityo akwiye kuba aburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Rwema Pascal yasabye ijambo nawe agira icyo avuga kuri iyo ngingo ya 10, agaragaza ko nubwo umushinjacyaha agaragaza ko uyu Rwema Pascal yafatiwe mu murenge wa Kimihurura, ahubwo hagakwiye kurebwa aho atuye, cyane cyane ko yashimangiye koko aba i Masaka adacumbitse ahubwo atuye. Ibyo ngibyo ari ibintu bikwiye kurebwaho n'urukiko mu kuba bareba koko niba urukiko rwamuburanishije ari urukiko rubifitiye ububasha. Yagaragaje kandi ko ku kuba yarafatiwe i Masaka aho kuba Kimihurura bikwiye kuba impamvu simusiga yo kuba urukiko rwashingiraho rufata umwanzuro w'uko urukiko rwamuburanishije rw'ibanze rwa Kicukiro nta bubasha rwari rufite kuri uru rubanza. Maître Bayisabe Irene wari uhagarariye umwe mu baregeye indishyi, kuko abaregeye indishyi nabo bari bafite abanyamategeko bahagarariye, hari n'undi mudamu wari uhagarariye undi waregeye indishyi, nawe yasabye ijambo kugira ngo yunganire ubushinjacyaha icyo bwari buvuze. Vuga ko ibyo Rwema n'umwunganizi we bavuga bidafite ishingiro kuko mu bo yakoreye ibyaha harimo abatuye Kicukiro mu mujyi n'ahandi. We akavuga ati niba Rwema avuga ati harebwe mbere na mbere aho ntuye, ni hatarebwe icyo harebwe aho nakoreye icyaha, ni hatarebwe icyo habone kurebwa aho naba narafatiwe. Naho akavuga ko ari i Masaka kuko nubwo ubushinjacyaha ndetse n'abunganira abaregera indishyi bagaragaza ko yafatiwe muri Kimihurura, we akomeza ashimangira avuga ko yafatiwe i Masaka. Reka tubibutse ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwari rwahamije uyu Rwema Pascal ibyaha bitandukanye byarakurikiranyweho nyine n'ubundi, harimo icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse n'icyaha cy'ubuhemu. Rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni
3,500. icyo gihe rwari rwategetse ko Rwema yishyura uwitwa Rugaba Emerance uhagarariwe na Maître Bayisabe Irene miliyoni 40 nk'indishyi, akishyura kandi bari hamwe Spiriye miliyoni 18, Munyengabe Sylvestre miliyoni 13, hatanga imbabazi Vincent miliyoni 2,5 ndetse n'uwitwa Habarugira Justin miliyoni 1,800,000. icyo gihe kandi urukiko rwari rwategetse ko Rwema atanga amagarama y'urubanza angana n'ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Tubibutse ko uyu Rwema yatawe muri yombi kuwa 6 Kanama 2024, ubwo ni mu kwa 8 mwaka ushize. Rwema yatawe muri yombi nyuma yuko hari abantu bari baregeye RIB, ari nabo urukiko rwategetse ko bagomba guhabwa indishyi. Ubusanzwe rero icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ikaba riteganya ko umuntu wese wihesha umutungo w'undi, imari ye cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu buryo bw'uburiganya yitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha, cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ko hari ikibi kizaba abakoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. Iyo icyaha gikozwe n'umuntu kugira ngo atange impapuro z'inyemezabigabane, z'inyemezamyenda, inyandiko zigereranywa n'amafaranga, imigabane cyangwa indi nyandiko yose ifite agaciro k'ifaranga, byaba ari ibya sosiyete y'ubucuruzi, by'ikigo gicuruza cyangwa by'uruganda, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5, n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atarenze miliyoni 7. Yego, atarenze miliyoni 7, cyangwa gusubiza hasi kugera kuri 5. Ubwo rero murumva ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwo rwari rwanzuye ko Rwema afungwa cyangwa se ahamwa n'ibyaha birimo icy'ubuhemu ndetse no kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 3,5. Rwema iki cyemezo yarakijuririye, ariko murumva ko icyo yahereyeho mbere na mbere ni inzitizi zo kuba n'ubundi urukiko rwamukatiye ibi bihano yagaragaje ko nta bubasha uru rukiko rufite bwo kuburanisha iki cyaha, cyane cyane ko ashingira cyane ku kuba aho yafatiwe bihabanye n'aho yaburaniye. Ibi rero urukiko rugiye kubisuzuma rubifateho icyemezo, rurebe niba koko Rwema yaba yaraburanishijwe n'urukiko rutabifitiye ububasha, no kuba yaba afunzwe by'agateganyo, ubwo byaba ari bivuga ko byateshwa agaciro mu gihe byagaragara gutyo. Ariko nanone mu gihe byagaragara ko urukiko rwamuburanishije rufitiye ububasha, urubanza rwakomeza mu mizi. Ibi rero nibyo Rwema yatanzeho inzitizi, ubwo no gutegereza tukumva icyemezo cy'urukiko. Gusa ni urubanza rwagaragayemo umutuzo, aho mu rukiko harimo abantu bakeya cyane, uretse ababuranyi wenda ku ruhande rwa Rwema nabonye umudamu we yari ahari n'abandi bake cyane bari baje kumva iri buranisha. Ni urubanza rwagaragayemo kutumvikana cyangwa se ihangana ridasanzwe hagati y'abacungagereza n'itangazamakuru, ariko bigashingira cyane ku kuba abantu bamwe wenda bagenda badasobanukirwa uburenganzira bwa bamwe, abandi n'abandi. Ngiye nk'umunyamakuru sinabyinjiramo cyane kuko nshobora kujya mu ruhande rw'umunyamakuru, gusa urumva niba umucungagereza ashobora gufata igikoresho akaba yacyangiza kamera, hari abavuze ko zacitse, hari abavuze ko babuze memory card, ibyo byose ni bigaragaza ko haba hagomba kubaho communication, abantu bakumvikana. Ubwo suze afande Ndefi, afande Mudasiru na afande Hakizimana, hari ibikorwa ushobora gukora nawe ukazirikana ko uri kubikorera undi muntu, ufata umuntu ukamuniga ukamushyiraho amapingu, ibyo rwose si ibintu by'i Rwanda, ni ibintu bidakwiye gushyigikirwa. Ariko kandi nanone abanyamakuru nabo bakwiye
cyane cyane abakameramani bakwiye kujya boroshya umutsi mu bijyanye no gufata amashusho, kuko umukameramani icyo ari guhiga iyo yakibonye aba ameze nagiye gutanga urugero rubi ariko reka ndoreke, akaba ameze nk'umuhigi pe, aba ameze nk'umuhigi, ntabwo nagenda ntabivuze, ntabwo wamucika, nanjye ubivuga aha ngaha ejo bankamera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko icyo mba mvuga ni uko tuba dukwiye koroherezanya abantu bakarushaho gukorana neza. Rwema Pascal yatanze inzitizi, rero abenshi baramukumbuye nka perezida w'imihanda nk'uko natangiye mbivuga, mu busesenguzi butandukanye, ntabwo tukitumva umuntu rwose utubwira uko ibintu biri bugende nk'uko yabigenzaga. Ubwo rero ntawe wakwifuriza umuntu ibyago, ariko kandi nanone ubutabera bugomba gukora akazi kabwo. Nanone abareze abo ari abo baregeye indishyi, nabo baba bafite impamvu zabo, cyane cyane ko iyo wumva mu rukiko abaregera indishyi bo baravuga Rwema rwose nk'aho ari ruharwa, bati ibyaha yabikoreye Kicukiro mu mujyi n'ahandi, kumva nyine ko ari ibintu bidasanzwe. Gusa amategeko nicyo abereyeho nyine, iyo yagonze akakugonga nayo akakugorora. So rero reka njyewe ne gutinda cyane mu magambo menshi cyane, icyo twababwira cyo nuko dutegereje kuzamenya icyo urukiko ruzafata nk'umwanzuro mu baregera indishyi, nabo bafite impamvu zabo. Reka twebwe duhinira aha ngaha, dutegereje icyo urukiko ruzafata nk'icyemezo, ibindi nakagaruka. Mwakoze cyane, bye bye, ciao ciao. Rwanda Convention USA is back, bigger and better. This memorable weekend will take place at the Irving Convention Center in Dallas, Texas, for a powerful celebration of unity, culture, and connection. Join us network with Rwandans and friends of Rwanda, government officials, speakers, and creators, while enjoying our local vibrant music, thrilling sports, and unforgettable memories. Vendors, sponsors, and partners. Don't wait. Reserve your spot now at www.rwandaconvention.com. This event is brought to you by the Rwanda community in Dallas-Fort Worth, the United States Rwandan community abroad, and the Embassy of Rwanda in the USA. Rwanda is calling. Will you answer?